umugabo wari he arigendeye ubusi mujye muvugana yigeze kumuvugisha rimwe arangije arambira ngo ntago ninde witwa Felix Can I prophesy? Prophesy, man of God. Sadise tambuka wegere hino ngira ibintu nk'abi Prophesy. aya salabosata. Hallelujah. Amen. Gira umuntu muri kumwe ngo nta bimenyetso Yesu arakora, nta bimenyetso ureba Yesu arakora, nubwo ntacyo ushingiyeho Imana izabikora. Bakubwiye ko bitazashoboka, Imana iravuze ngo bizashoboka. Ngira uwo muntu muri kumwe ngo buretse gukura y'amaso uburyo bw'Imana buracyahari. Buretse gukura y'amaso, reka mabwire, ntuzemere gutsindwa utarasenga. Igihe cyose Imana itarakubwira ngo ntibishoboka, dukomeze uhagararane n'Imana, Imana izabikora. Yobu yaravuze ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wa patazubana. Soka muri ko ngo dayimoni y'ubukene ipu iyi nyako dayimoni y'ubukene kuveho mu izina ryande ya Yesu. Ngira uwo muntu muri kumwe ngo Imana igiye kukugira muri famiye yiwanyu, ni wowe Imana igiye gukoresha umuryango wawe ukavaho igisuzuguriro. Mama uzarama, uzabona ibirori by'abana bawe. Ahubwo nza Babwiza ukuri, Imana ibiguhe mu izina ryayo ya Yesu. Umuntu uganurira akakubwira ngo uzaba umukire udakora, arakubesha, uzapfa uri umukene. Iyo Imana ivuganye nawe ngo uzakira, utangira urugendo rwo kwitoza uko abakire babaho. Nta mukire uryama arabyuka, ubyuka uve mu buriri ujye muri karitsiye utembere. Hari igihe wahura n'uwo byacyanze akaguhereza akazi. Gira uwo muntu muri ko ngo haguruka uje gushaka igisubizo Imana yavuganye nawe. Ntabwo mbabesha, Karebu na Yosu. Karebu yamaze imyaka myinshi ategereje ko Yesu azamwibuka. Karebu akubita imyaka 85. Iyo adahaguruka yari gupfa umusozi wa Hebroni atagize gute, atawubonye. Gira umuntu muri ko ngo hagurukira icyo Imana yavuganye nawe. Wa mukobwa we, hagurukira icyo Imana yavuganye. Wowe uririrwa mu buriri ngo umugabo azagusangaho. Isiga ka makeup, ufate ifoto ushyira kuri TikTok, wihenge gutya. Hari umusore Imana izatunga inkoni akaguhamagara. Aje no mu mujyi. Tuzi kwifotoza, nta telefone ufite, bazaguteretera he? Atembere. Imana yambwiye umugabo, fata. Ngira uwo muntu muri ko ngo ugomba guhaguruka ugasa n'icyo Imana yavuganye nawe. Ababishaka tuzamurira Imana icyubahiro. Nibutsa buri muntu wese uri hano, cy'Imana yavuganye nawe kirakugerageza. Zaburi 105:19 havuga ngo iki? Ngo kugezaho isezerano ry'Uwiteka ryasohoreye. Isezerano rye ryagiraga gute? Ryagiraga gute? Umuntu wageze yahadusoma. Ryagiraga gute? Havuga ngo dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 105 umuntu wa 19. Umuntu wa 19. Havuga ngo haravuga ngo kugezaho, umva, kugezaho ki? ijambo ry'Uwiteka. Ijambo rituruka mu kanwa kandi k'Uwiteka ryasohoreye isezerano rye. Isezerano ryande noneho rye ryawe cyaramugeragezaga. Isezerano ryawe hari ibintu ugomba gucamo bikubabaza, ariko finali bizarangira ugeze ku isezerano rya. Hari igihe usenga Imana ikakubwira ngo ndakugaburiye, inzara igahaguruka mu rugo rwawe. Imana iti ndakubakiye, umugabo agatangira gutaha saa sita z'ijoro. Ngira umuntu muri ko ngo uba uri ku gipimo, uba uri ku munzani w'Imana. Niba Imana izakugira umuntu ukomeye, ibanza kukunyuza turabasirika gatoya. Hari umusirikari wambara teni atanyuze ku ikosi kubera ko ushaka gutaba gutoranyura ku ikosi mu mbarizo. Imana ikunyuza ku ikosi. Mana nerababwiye ibintu bibiri. Iyi Imana igiye kugutabara igasangaho fondasiyo, irabanza ikayiritura
igatangira ibyo bitazagira ugira gute. Ntabwo Imana yagutabara papa Kazungu hari ibintu kikishingikirije cyagiye ukivuga uti aka kadosiye kazanyuramo reka ntegere hariya umugabo afite akazi. Imana irabanza ikabisenya karitura igatangira ibyo bitazagira ibyo utiriwe. Cya kabiri, mbere yuko Imana igutabara igutegeka kugira ibanga abantu bakazabona ugeze mu masezerano. Gira umuntu muri kuba ngo hari inzozi, hari ibintu ugomba guceceka abantu bakazabona bibaye, bakakubaza wasenze ryari, byagenze gute, wasohotse muri izi ntambara gute. Gira umuntu muri kuba ngo ceceka uzatanga ubuhamya Imana yamaze kubikora. Wari warabuze umwana none indigeza amezi 2 utangiye gufotora kakandi batestingiraho, ushize kuri sitatu mumbwire hazavamo umuhungu n'umukobwa. Umuroza arakubonye yaravuze kutazatwita none umuhaye amakuru kutwite. Ngira umuntu muri ko hari ibintu ugomba guceceka. Wewe umurozi yavuze kutazamuryana inkoko uri gushyira kuri sitatu, mwayibonye iyi sake yari iryoshye. Ngira umuntu muri ko ngo ceceka inzozi z'aba bantu babibone. Niko wa mukobwa we umenyanye n'umusore mu gitondo utangiye kumupostinga, mwabibonye hari abakobwa muri mu cyiciro kimwe batifuza ko basiga mu bukobwa. Icyo barakora barashaka nimero baguteranye nawe bagusebye bakuharabika banabye ko ni wanyu baroga. Gira umuntu muri ko ngo ceceka inzozi zawe babone ubishyitsemo. Haleluya. Chini Imana iguhereza abantu bagutangira amakuru. Niko wa mukobwa ugira ngo uri mubi. Nano nuzaturenge tugeze nanone we nano nuzaturenge tugeze nanone we nano nuzaturenge tugeze kera bakwiringira bari mu mahoro tugufite nitwe mayasi undi urengezi tugufite nitwifuza undi urengezi Yesu we tugufite nitwifuza undi urengezi imyaka igihumbi ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhaniye umunsi umwe gusa, kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe gusa. Ndatangaye mukiza niba rukwiriye umbiriro mbere sinaguhemuye nasoni mfite uretse izi byabyanjye ndaganira tagusa uwo musaraba. Reka tuhereze Imana hirya y'umusaraba. Tureba gake genda gake kureba esabambwe ari njye wagize gute ari njye apfiriye nyamara imbere yawe ari umusaraba uneze n'amaboko unkize narwayo uwo musaraba sinushobora
Imana iguha umugisha papa none. Ndumva uyu mugoroba Imana igiye gukina finale muri icyo kibazo. Amarira uri kurira sinyansi, ariko Imana irambwiye ngo ako gahinda igiye kukarangiza. Urwo rugamba ureba imbere yawe Imana igiye